Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Ebenezer, karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa 12, umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Ibyakozwe n'intumwa 12, umurongo wa 7 kugera ku wa 9, aravuga ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera inkweto zawe, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana ishimwe. Uyu ni Petero igihe Herode yashakaga kumwica, marayika w'Imana akamukiza. Haleluya, Imana ni Imana idukiza. Petero bari bamusize muri gereza, muri iyo gereza yari afite abarinzi bamurinda, yari aboheyemo kandi afite n'abasirikare bamurinda 16. Uyu munsi ni umunsi wo kwibohoza kuva muri gereza. Hari gereza umuntu aba abayemo igihe kirekire, gereza y'ubutindi, gereza y'ubukende, gereza y'agahinda, gereza y'indwara, ni nyinshi gereza aho abantu bagiye baboheye. Hari abo bashyize muri gereza z'amacupa, muri gereza z'amasandugu, muri gereza z'imvaho, ni byinshi biboshya abantu. Ariko reka dusenge twikure muri buri gereza yose. Gereza igira amapingu bambika umuntu, gereza igiramo umwijima, gereza igiramo ibibazo, gereza nta burenganzira umuntu aba afite bwo gukora icyo ashaka. Muri gereza nta mudendezo ubamo. Hano Petero yari afite n'abamurinda. Muri gereza harimo abarinda, n'igihe umuntu aba ari muri gereza ariko akagira abadayimoni barinze ibyo bintu, bashoreye, bamurwanya, bamwitambika, bamunaniza. Ibyo byose reka tubyikureho uyu mwanya. Kuri uyu munsi turasengera kwikura muri gereza mu gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turasenze, tumanitse amaboko tugushimira kubw'umunsi uduhaye. Ni igihe uje gutabara, ni igihe uje kugira neza. Wagiriye neza Petero ari muri gereza, Herode ari bumwice. Natwe turasenze Mwami, byashaka kutwica biturukire kuri amazina yacu, kuri ubuzima bwacu, kubw'amaraso ya Yesu, kubw'uyu munsi w'umugisha Imana iduhaye. Tubohoke gusenga kwacu Mwami, ukubera umubavu duhumurira buri gereza yose. Ubuzima bwacu bwari bufungiye, mu mibiri yacu yari ifungiye, mu mwuka wacu wari ufungiyemo. Ibyo byose biveho, tubabarirwe, tubone ubuzima, tugirirwe neza nawe Mwami. Yesu, 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 wowe banze ryo kwizerwa. Turasenze ngo Mwuka wera w'Imana abohore buri kimwe cyose byari bitunanije, byari bituruhije, mu izina rya Yesu, mu mbaraga zawe Yesu. Yesu, 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 umuriro wawe, Mwuka wera w'umuriro, mu mbabazi zawe Yesu, mu gukora kwawe Mwami. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Buri gereza yose ubuzima bwacu bwari bufungiyemo, tubohoke, tuyivemo burundu, tuyivemo. Petero yafashe ibyo byose ava muri gereza, natwe tuvemo, ntagira ibyacu bisigaramo mu izina rya Yesu. Suka umucyo wawe, umucyo wawe ubohora, umucyo wawe ukiza, umucyo wawe uvura, umucyo wawe ushyira mu buzima mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami kuva gusenga kwacu, urakoze gitare cy'amahanga, urakoze Mukiza, Ishadayi ni wowe none n'iteka ryose. Amen, amen. Umunsi mwiza, usenge, ugikure muri gereza, buri gereza yose. Imana idutabara, Imana idukize. Kubw'amaraso ya Yesu twarabohowe. Inzandiko zacu dushyiraga muri gereza, ibirego byose, ibyo byose bishwanyagurikira igorogota. Mu maraso ya Yesu biracyashoboka, mbabazi biracyashoboka. Amen. Shalom, umunsi mwiza. Niba utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kandi dukoreshe ya izi video niba zigufasha. Niba warasengeye mu masengesho atambuka hano kuri yica no gusenga Mame Ebenezer akagufasha, ugiye gukora subscribe. Niba ari ibyo Imana yakoze, wibuke utanga ubuhamya burafasha.
murakoze shalom.